Ndabasuje inshuti bakunzi ba One Vision Rwanda TV ndi Jean de Dieu nta kiruta Imana ndi kumwe na Semugeshi bayingana ngo hayikaze koze cyane Jean de Dieu muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu mihanda nahoze mbona batangaje abatangaza makuru banyuranye barimo bakorera Reuters nka Byobe Malenga yunguye yakoreye Reuters yakoreye ijwi rya Amerika rigikora n'umutangaza makuru mu byukuri umwuga na za Nadore Agency yagendaga baha makuru bavuze ko imihanda muri Kivu y'Amajyepfo abakoresha Uvira Ruvungi Mwenga Uvira na Uvira Fizi iyo mihanda izo access zose ngo birakomeye cyane hakomeje kwiyongera amabariyeri ashyirwaho n'abarwanyi bo muri Wazarendo aho ngabo kandi ntabwo babigenza gutyo gusa niburi yaba bafungaga imihanda gusa ahubwo bamaze no gukuba gatano imisoro yakwaga hariya ava ku 10,000 by'amafaranga y'amanyekongo agera ku 50,000 abaturage bakavuga bati ibi ni iki kweri tuzahora mu misoro twakwa mu buryo burimo desordre mu buryo butameze neza bakomeje kubyinubira ariko hari hakaba n'imyigaragambyo n'ubundi muri Uvira Uvira irimo imyigaragambyo uretse ko byo bisa nkaho bitandukanye ho gato duhereye ku icyo kintu cy'imisoro uyu ni umusoro kwemerera kugenda ale hari kesi rero usanga rimwe na rimwe wishyuzwa reretoro cyangwa se ukishyuzwa hamwe watera intambwe nko muri kilometero ubwo ngejeje ku maximiza hari nubwo rwose usanga muri kilometero harimo nka bariyeri ebyiri yego ukarenga hamwe bagira hano naho ugasanga barimo barishyuza ayo mafaranga 50,000 mu mafaranga y'amakongomani ni amafaranga menshi utanze none bitari no kuvuga ngo nuruhushya rw'ukwezi hari rwose n'amahirwe reka mbyita amahirwe make ko nyuma y'iminsi 2-3 wakenera kongera gukora urugendo ukongera ugatanga andi ayo mafaranga baturutse mu gihugu tuze economy hari yuko ihagaze ubwo turi kuvuga ku muturage usanzwe ubuzima bw'umuturage usanzwe namwe nyine muri ubuzima bwacu busanzwe nabibaze umuntu akwatse 50,000 gusa n'urugero wenda Remera Kanombe n'urugero wakinira kongera gukoresha uwo muhanda andi gusa ayo mafaranga yavaye biragoye na hariya rero the same case nuko bimeze none ukanasanga rimwe na rimwe binaherekejwe n'iterabwoba si n'ibintu nibura biri rigid ni ibintu rimwe na rimwe ushobora no gukora umunwa wa pistoli cyangwa se w'imbunda runaka ukuri kugahanga abantu babirebe niyo foto none ahangaha irimo babona ko n'abagore bikoreye ubwo bari ni barriere bihari nyine ni barriere kandi umusirikare afite imbunda ntushobora kwatambuka udatanze ayo mafaranga dore ikibi rero ntago nyine abo hasanze uyu munsi ari buzahasanga ejo cyangwa se unagarutse kandi buri wese uri hariya nyine abakeneye ayo mafaranga Abazarendo rero bamaze cyangwa se basangaho rwose kimwe mu bintu bubakiyeho no kumena amaraso birimo imirire mvuga uko nguko kubera ko hari kesi zagiye zigaragaraho uwinangiraga isasu mu mutima ry'abaga ryamaze gucamo kandi ukabona ntacyo bivuze ukabona rwose bikomereje imirimo n'abandi baza urumva rero haciye ubona hari ikimenyetso cy'uwanangiye bakaba bamurashye bakamushyira hafi uri buze kumubona bituma nyine abantu bihutira kubikora kubigenza uko urumva ko ariko ni no guhamagara AFC kubera ko izi nzira rwose nazo nzira umuntu yavuga ko AFC rwose iri kugerageza cyangwa se yacamo gana Fizi cyangwa se ara muri Baraka mu mujyi mukuru hariya muri Fizi nibi bice bya Uvira cyane ko aka karere rwose haba harimo elema ngira ngo ubushize twavuga kilometero 40 kugira ngo binjire rwagati mu mujyi wa Uvira hanyuma ubwo kuye icyo kintu cyo kubahamagara Uvira nayo ngira ngo wabonye ko uyu munsi amaduka supermarché masalo akora iby'ubwiza byari byafunze hari byo bita ville morte ni abari kwigaragambya bavuga bati umutekano muke uraturembeje erega bavuze ngo umutekano muke uraturembeje nibi babirimo nyine no kuvuga ngo abantu barahaga hari imisoro ikwiye kuba yanditswe nkuko mu bihugu byose barasora mu Rwanda abantu barasora za Kenya n'ahandi hose barasora kaba byanditswe bizwi ariko uruvuga ngo urahagarara kwavuga ngo uyu munsi kugira ngo utambuka ahangaha wagomba kwishyura 10,000 ubu tubigize 50 rero ibyo nabyo biri mu mutekano muke baravuga bati twebwe nta kintu kiri amakamyo yaparitse abantu babonye amafoto n'amavideo abantu banyuranye ntabwo bari kujya mu mirimo cyane cyane abantu bacuruza ibintu by'ingenzi mu buzima ayo maduka acuruza ibiribwa acuruza ibinyobwa amabutike acuruza nuvuga ngo ni umujyi wavuze ngo abantu babo bavuze ngo ntabwo bikunda uyu mutekano muke dufite ntabwo byakunda yuko dukomeza kubaho waruvuze ibyo guhamagara AFC M23 ngiye mba mbona ko ibi bintu
byanze bikunze ntibabihurirana n'abari umwuka wera ubikora. AFCM 23 ahantu iri gushyira imboni gutyo ujya kubona ukabona habaye akamaramaza, ukabona habaye ibibazo, ukabona abantu bari kwigaragambya bavuga bati ibi ntabwo ari byo, ukabona hari comportement zidakwiye kandi bigahita biba attributed cyangwa se bigaragara ko byakozwe nabo AFCM 23 irwanya kuko nabo wazarendo bari gukora ibyo. Mu kindi kintu nabonye muri iyi case y'imisoro bisa nk'aho abaturage n'undi bari barakireka ibihumbi 10 rwose ari ubuzima nta kibazo, basa nk'o barekaramaga ubwikube gatanu ngaho ibaze nyine kuba mu gacaho wishyuzwa inzira ubuzima ufite ibyo bukwishyuza, burakwishyuza amafunguro, burakwishyuza rent, nyine imibereho ufite ni n'umukongomani afite. Niba wishyura rent the same case, twese ubuzima wari ubumwe, rural life abari imwe, ubuzima burakwishyuza accommodation, feeding, school fees n'ibindi byinshi. Ibyo noneho kanabirenzaho kwishyura aho uri buze guca ugiye gushaka ayo maramuko nayo tizeye kari bugaruka n'uburyo bikorwamo si ibintu biri fomo babiformalizaga bakavuga bati okay ni ibintu buri wese ushobora kuba afite imbunda abani wazarendo babikora bari yegura ngashaka abagenzi banje 3 4 barriere sanzo tugashyira barriere hanga nukuzo bagafata ibintu by'ibiti bakabitambika mu muhanda amabuye amabuye bagatambika mu muhanda kubera ko bazi ko nta yindi alternative dufite imbunda ufite yo gutambuka ubwo nuhaca nutishyura urasubira mu rugo cyangwa se wishyure usibye ko no kukureka ntibyoroshye ngo bakureke niho wageze aho ngaho ntabwo wakivumbura urumva ngo ndivumbuye ngo reka nisubirireyo ntabwo uri kunegosia ntabwo ni negotiation yego nuvuga ngo kugenda bitwaje kubera ko uvuze iki kintu mutanekereza ko biramutse ari uko bimeze wanaca ibyo twita panya wavuga uti harira ku rusindi hari uza guca mu muhanda nyabagendwa nikanigendere mu mashyamba cyangwa se mu bigunda ntabwo turi kunegosia aho yo hageze byanze bikunze urahamagara cyangwa niba na telefone ufite urohereza umwe muri abo ngabo uzi famiye yawe ariko baze bayaza cyangwa mo kimwe niba unikoreye ibijumba cyangwa ubugari urabwira bati burasigamo none nukuvuga ngo nibyo nkubwira byanze bikunze ibingibi AFCM 23 biba biri kuyi impamvu impamvu zirasanzwe ariko noneho baza ziri kwiyongera ntimureba abaturage ukuntu bagowe bashize ntimureba abaturage ukuntu imiyoborere mibi bagejeje ahantu hateye harya aho umuntu yishyura amafaranga kugira ngo atambuke aho umuntu niba atayabonye bamutocaringa utayabonye amahaho yari afite bagomba kugaburamo kabiri cyangwa bakanayasigarana. Ibyo byose rero nibyo byo guhamagara AFCM 23 ni ukuvuga ngo kandi uyu mujyi twaze tubona ejo ndanga tuvuga ibirometero ngo 40 n'ibindi muri turaduce twahariya bavuga ko bari kure y'umujyi bari hafi y'umujyi ibirometero nka 40 ariko rero nabonye nandi makuru averifiye ko ba verified havuga ko umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ngo waba bayufunzweho by'agateganyo kuri ubu kandi ibihugu byombi bibanye neza ngira ngo nibyo nyine kuza kureba ko biba confirmed ariko amakuru aturuka mu bivugwa kandi ikintu kivuzwe n'umuntu umwe babiri icyo twagerageje gukora ni ukureba ko tubona abantu bari muri biriya bice ntago byadukundiye buriya umuntu uri kuri terre we byamworohera ariko mu bitangazamakuru byanditswemo ko bishoboka kuri mupaka ngira ngo ni nakavimvira rwose ushobora kuba ufunzeho by'agateganyo hanyuma kubera ko imibane rero hagati y'ibihugu imeze neza ubwo umuntu atekereza ko wari ukwikanga izinare za Sarambwe cyangwa se amadubu ya Charles Sematama ubutumwa buganisha aho ngaho ntabwo bisaba na risisiyo hejuru kubera ko n'ubushize umupaka wamaze umwanya rwose ufunzwe kuva Uvira yafatwa na AFCM 23 uwo mupaka wari ufunze bavuga bati nta security ntaki uburedi tabara yanyuramo ubu Rwanda rwanyuramo bageze naho bafunga banga no kwakira impunzi niba mbyibuka neza bagezeho baravuga bati impunzi abataha abaza ubwo twafunze byarangiye kubera iki ngo bari bafite ubwoba bwo kuvuga ngo ariko ntushobora kuza widisguisinze cyangwa wihishe nk'impunzi we bayingana kandi nguri umunyarwanda kandi nguri iki kuko bo ntibemera M23 no bako ari u Rwanda ruri gushaka kubatera runyuze muri Uvira bityo ko nabo barutera banyuze mu Kirundi ibyo perezida yabivuzeho ibuka ko abakongomani bari mu nkambi ara mu Burundi cyane rwose bangiwe gutaha rwose ngira ngo iyo nkuru niba nibuka neza twarayibahaye abakongomani bari ara mu nkambi bagiye bahunze urugamba rwa Uvira hari nabaguye muri iyo myigaragambyo nabaguyemo cyane numva baravuze nk'abagore nka hafi 2 cyangwa kuri 3 barashwe n'abana ngira ngo 4 yego barashwe ara mu
nkambi rwose urumva ko ni ikibazo, ariko ibyo ngibyo nyine ntacyo biri buze guhungabanya kuri ya mibanire ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi hariya Kinshasa, kubera ko ibyo bari kureba bo ese za personal interest za nyungu nshobora kuba mfite kubera ko hari amakuru yagiye hanze avuga ko ingabo z'u Burundi nubwo byahaye umwambaro wa bilateral military agreement hagati y'ibihugu byombi, ariko harimo ikintu kimeze nk'ubucancuro 64 z'amayero zavuzwe zahawe Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndetse harimo n'amafaranga na bamwe mu ngabo z'u Burundi bagiye bivugira ko ngira ngo ni 2-3 by'amayero bagomba kujya bagenerwa bari hariya, bakavuga bati ayo mafaranga mwaratubeshye. Ngira ngo bamwe mu bigaragambije ibyo bakorewe abantu barabyibuka, kugendeshwa kilometero ngira ngo 500 hari n'amaguru batari 1000. Izo nkuru murazibuka neza. Waravuze iby'impunzi mpita nibuka ko abaturage b'abakongomane bari mu Burundi ntago bakiri impunzi, haburi impunzi yashimuswe yitwa nguki Shimuswe. Of course niba ushaka gutaha ubundi hari amategeko, ariko se nanone amategeko arengera impunzi nyine arahari, ariko reka nkubwire ntabwo isi tigendera ku mategeko rwose. Ni ukuvuga ngo agenda ihari y'umuntu mukuru, y'umuntu ugukuriye, y'umuntu uri buze kugenzura, wayica hejuru utese. Ni ukuvuga ngo uravuze uti jewe ndumva nshaka gutaha, ubundi niko bigenda. Impunzi kugira ngo itahe igomba kuba ubwayo mbere na mbere ibishaka, ibindi byose burya bikurikiraho. Mbere na mbere impunzi bishaka gutaha, shaka kuva mu gihugu yahungiyemo ngo itahe, ibyo nibyo biba considere kurusha ibindi byose, ibindi nabyo bikarebwa nyuma. Kuko impunzi ya kuvuga ngo ndashaka gutaha kubera yuko yumva ko icyo yahunze cyarangiye cyangwa se cyagiye kubikorwa cyane ku buryo bitatuma iguma mu buhungiro. Ubwo bushake buza bishobora gukorwa n'abari in charge, ariko burya akenshi ntabwo bibaho ko umuntu yavuga ngo nyenye nshaka gutaha. Nicyo nakubwira, uvuga ngo wowe wahunze aha uravuga uti twari tumerewe nabi, kuki mwahunze twari tumerewe nabi, intambara yacaga ibintu baraturasaga bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyuma y'amezi 2, 3, 5 ugendera kubaza amakuru kurusha n'undi wese uwo ari we wese wakubariza, ubwo n'ubuzima bwawe burya. Ntabwo umuntu uwo ari we wese yakuzira ngo ariko ngo amahoro yaraje ngo yagize gute. Icyo akora hari very verifiable, ushobora kuverifya. Nk'ubu mu Rwanda abantu badahunguka kubera yuko mu Rwanda ni igihugu kimaze igihe kinini kiri stable, imyaka myinshi, nta ntambara, nta violence, ntaki. Abantu no mu Rwanda rwageze rukavuga ati duciye statut y'ubuhunzi. Ibyo ku rwego mpuzamahanga, ku rwego lokale, ku rwego regional abantu bashobora kubigenzura, ariko burya ntibikuraho ko n'umuntu muri ibi bihugu cyane cyane nk'ubu iyi conflict yo muri Kongo turi kuvuga, umuntu wahunze ubwo wenda Kivu y'Amajyepfo hari urugamba AFC M23 yirwanira n'abandi barwahatana, umuntu wahunze muri icyo gihe aba ari gufata amakuru akanya ku kandi, avuga ati okay mwe muri aho bimeze biti, bakamubwira bati ni sawa, wenda arabaza mukuru, arabaza murumuna, arabaza umuturanyi. Ni source ibanza y'ingenzi. Nawe ujya gufata decision wahunze urupfu ntabwo warusubiramo, byanze bikuvuga ati ahari urupfu. None rero dore ahantu biba bikomereye, kubera ko impunzi burya hari aho si hose, hari aho zikoreshwa mu business iteye ubwoba. Ngo kuba dufite impunzi aha, kuba twavuga ngo UNHCR mwadushakiye inkunga amafaranga n'iki, rimwe na rimwe ashobora no gusanga bitewe n'igihugu imikorere yacyo n'iki, anisanga mu mifuka ya bamwe ahubwo ngo afashe za mpunzi. Iyo ni business. Rero wowe uratera hejuru ngo amahoro yaraje ngo turashaka gutaha, mwese mushire mu nkambi se hanyuma business irakorwa. Ni ikibazo gikomeye cyane rero, uri kuvukanagira mu mbehe y'abandi, rero uzubakanagira mu mbehe yawe ntago bagukundira nabi. So ubwo nibyo ngibyo rero muri Kivu y'Amajyepfo, muri Uvira hiriwe ville morte, abantu batajya mu mirimo bagira gute, bigaragara bavuga ati hari umutekano muke, ibintu ntibimeze neza. Kandi ubwo iyo ikaba ari Uvira bavuga ngo hari umutekano muke itagenzuwe na AFC M23, usibye gusa ko bavuga bati iri kuhareba irya, ariko ntihagenzuwe. Bavuga ngo hagenzuwe na guverinoma. Forces zirimo ni za guverinoma cyangwa zishyigikiwe na guverinoma. Ubwo ni wazareno twaze tubona muri ikiganiro kibanza, ubwo mujye munareba, ariko bari uhererekane. Ikiganiro cyabanjije iki ngiki twabonye ko Jean-Jacques Purusi ari muri Uvira yavuze ngo turashimira wazarendo, abavandimwe bacu wazarendo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera yuko dufite ibintu mu biganza byacu. Ni ukuvuga ngo aho ngaho rero muvuga mufite mu biganza, abaturage ntibishimiye ko
umutekano aho ngaho kumeze bivuze ngo ibyo muri kuvuga murabeshya nuvuga ngo wowe uravuga ngo dufite ibintu biganza bimeze neza muri musinzire ariko abaturage bakabyukira mu myigaragambyo bivuze ngo umuntu ukurwanya afite n'impamvu yisumbuye yahise iboneka yo kuza kukurwanya kubera ko abaturage barigaragambya ko nta mutekano uhari so kuza kubushaka rero niyo mission kugira ngo abantu barumva bari kubyumva ibyo bintu byose hanyuma CRP ni umutwe si ishyaka ni umutwe washinzwe na Thomas Lubanga Dilo ushinga maze igihe runaka funguwe barabizi ko yafungiwe ilahe igihe kinini hanyuma rero uyu Thomas Lubanga hagaragaye umuntu rwose muri video uvuga igifaransa gitomoye ubona yambaye neza mu mwambaro wa gisirikare barabibona muri iyo video avuga ati niba ubutegetsi bwa Kinshasa niba inzego z'umutekano zarananiwe kurinda abaturage ni inshingano yacu twe tugiye kwifatira iyo nshingano kuko byarabananiye ni CRP nayo ubona ko isa n'ifite intumbero yenda gusa ni ya FCM 23 n'ubundi mu maza yayo niko byitwaga abantu batekerezaga ko ari M23 bivukiye muri Ituri CRP binagoye kuko Thomas Lubanga igihe aba ari active ameze nka bahinzi iyo uvuze saison abahinzi nibo bahita babyumva nawe niko ameze si umuntu uhozaho rwose igihe kiragera kabura ikindi gihe akaza n'imigabo n'imigambi iremereye kabisa ubona babahanzi baba barakoze kera ariko baza mu bitangazamakuru ati ubu mfite projet ubu ninjye namwe mfise plan birangirira aho ngaho rwose gusa uyu mutwe unarebye hari abavuga bati nyamara UPDF igisirikare cya Uganda na Thomas Lubanga amabanga mutatubwira kubera ko n'uyu musirikare yagaragaye mu myambaro isa nk'iya UPDF abantu bakubwira batariko rero kubera ko ubwira ati imyambaro ya gisirikare buri wese yayishaka ntacyo bitwaye ariko nyine nabyo buriya politikari buri muri politike cyangwa se mu gisirikare ngira ngo wabonye ko buri kantu kose karebwaho kandi kavuga afite icyo gasobanura yego cyane aha naho kugaragara muri iyo myambaro isa nka UPDF hasanzwe hari amakuru ahuza izo mpande zombi ubwabyo nyine aba ari ikibazo gusa nta mikoranire ihari izwi hagati y'umutwe wa Thomas Lubanga ndetse n'igisirikare cya Uganda UPDF gusa hano rero ndagira ngo mpuzahuze ibintu CRP uyu mugabo wari urimo aravuga uyu musirikare inyuma ye hari n'abagaragara ba escort ajya kuvuga yahereye muri 2017 avuga ngo kuva 2017 ni gute inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi zananiwe kurinda abaturage kugeza ubwo bicwa ku karubanda none twebwe dukomeze turebere ngewe ndashaka guhera 2017 hari President Joseph Kabila Kabange ariko sortant bisa nk'ari mu nziba cyuho perezida usohoka no kuvuga ngo dushatse twahita dufatirana 2018 umuntu wari ku butegetsi wari utangiye ubutegetsi binyuze mu nzira Colonel Nanga yaduhishuriye binyuze mu nzira perezida w'u Rwanda Paul Kagame yigeze gukomozaho avuga ko hari abantu ba perezida n'aba former president babigizemo uruhare ni Felix Tshisekedi Tshilombo ni uri ku butegetsi ubu ngubu ni Felix Tshisekedi Tshilombo Corneille Nanga ufite AFCM 23 avuga ngo ni beast yikore ni igikoko yakoze yagomba kurwanya noneho CRP igahera muri iyo myaka ko ari bwo abaturage kurindwa byananiranye inzego z'umutekano akanavuga ngo niba inzego z'umutekano zifite ibishoboka byose ngo zirinde abaturage ababamerera nabi ntizibikore bivuze ngo ahubwo abamerera nabi abaturage bagira nabi abaturage bari inclus muri izo nzego z'umutekano bari muri izo nzego z'umutekano waruvuze ku bya Uganda nagira ngo ugarurire rino tangazo ubwo ndibwira ko Furaha leta nadufasha kariterekaho tangazo rya CRP Thomas Lubanga ayoboye ryo mu kwezi kwa gatanu tariki 14 muri 2026 n'uyu mwaka niba nibuka neza mwirahira rya President Museveni
Tshisekedi yagiyeyo ndetse mbere yego yangu urabyibuka mazeyo rwose iminsi nibwira shobora gusanga ari nk'ibiri yari kubera muri Nairobi abona kujyayo ariko atinze cyane bavuga bati yigiriye muri dirize. Tshisekedi muri urwo ruzinduko yagiriye muri Uganda mu kwezi kwa gatanu hagati, nyuma gato yuko aganire na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, hahise hasohoka iryo tangazo nyine nashyize Furaha yashyize aho ngaho. Itangazo ngira ngo nyuremo tunasoreza ahangaha dusiga abantu tubacangacanze cyangwa se tugize icyo tubasobanurira cyangwa se bibacanze ntabyo nzi, muhuzahuze namwe. Ni itangazo rigufi yanditse avuga ngo envie d'accorder une chance optimale de réussite au pré-dialogue entre la Convention pour la Révolution populaire CRP en sigle et le régime de Kinshasa sous la facilitation ougandaise. La CRP déclare un cessez-le-feu unilatéral qui entre en vigueur en date du 14 mai 2026 à partir de minuit. Ainsi, la CRP exhorte la partie adverse à se garder de toute provocation qui engendre de nouvelles escalades dramatiques dont la province de l'Ituri n'a nullement besoin. Pour la CRP, Thomas Lubanga Diro, Perezida. Ntabwo nshaka gusobanura ijambo kurinda, ariko yavuga ngo mu rwego rwo guha amahoro amahirwe nyuma y'ubuhuza bwa Uganda hagati nyine ubuhuza bwa Uganda, facilitation ugandaise, CRP idekaraye cyangwa se ishyizeho agahenge ubwayo gatangira muri iryo joro tariki 14 mu kwezi kwa gatanu. Ibyo bintu bihuzahuje. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asuye Uganda. Agisura Uganda, CRP yari imeze nabi, ivuga iti karabaye mugire muri twe dushyizeho cessez-le-feu. Igeze no gukorera inama muri Uganda uyu Thomas Lubanga n'abatangaza amakuru kavuga ati ariko twebwe nta soutien nimwe, nta support nimwe ya Uganda tubona. None ubu ngubu mu gihe ADF imeze nabi baravuga bati okay, twebwe tugomba kurinda abasivili. Ni mu gihe AFCM 23 nayo ikajije umurego, CRP nabwo niyibwije ivuga ngo natwe tugomba kurinda abasivili ahangaha bakomeje kwicwa. Dushaka dusoreza ikiganiro. Kadusoreza ikiganiro dushimire cyane abadukurikiye. Ubwo amakuru n'ibiganiro byacu abikomeza Jean de wakoze.